Igitabo cy'Umubwiriza ni kimwe mu bitabo bya Bibiliya by'ubuvanganzo by'ubwenge kandi gitangirana n'iyi nteruro: amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi, umwami w'i Yerusalemu. Mu Giheburayo rero, ijambo koheleti bivuze umuntu wateranyirije abantu hamwe kandi akaba abateranyirije ukwiga, bityo rikunze guhindurwa nk'umwigisha. Kandi uwo mwigisha avugwa nk'umuhungu cyangwa ukomoka ku mwami Dawidi, nuko rero bikaba bitazwi neza uwo muntu ashobora kuba ari we. Benshi bibwira ko uwo ari umwami Salomo, abandi bati yaba ari umwe mu bami ba nyuma bo mu bakomoka kuri Dawidi. Hari n'abandi batekereza ko mu by'ukuri ari umwigisha w'Umwisirayeli wabayeho nyuma, wakoresheje icyiganamuntu cya Salomo nk'imfashanyigisho. Icyaba ari cyo cyose muri ibyo, icy'ingenzi ni uko twemeranya ko umwigisha ari uwo muntu uvugwa muri iki gitabo, kandi ko atandukanye n'umwanditsi wacyo ukomeza kuba atazwi. Nuko rero twumva ijwi ry'umwarimu henshi muri iki gitabo, ariko mu by'ukuri ni irindi jwi. Umwanditsi avuga iby'umwarimu mu nteruro ya mbere, hanyuma ku iherezo asoza igitabo asobanura mu ncamake kandi agasuzuma ibyo umwarimu yavuze byose. Nuko rero umwanditsi ni umuntu runaka ushaka ko twumva ibyo umwarimu avuga byose, maze akadufasha gusobanukirwa no kugera ku mwanzuro twifatiye. None se ibyo mwarimu avuga ni ibiki? Urumva ko umwanditsi aduha incamake y'ubutumwa bw'ibanze bw'umwarimu mu ntangiriro no ku iherezo, aho avuga ati heveri heveri, ibintu byose ni heveri rwose. Bibiliya nyinshi z'icyongereza rero zisobanura ijambo heveri nk'ubusa gusa, ariko ibyo ntibigaragaza neza igitekerezo nyacyo kirimo. Mu Giheburayo, heveri ijambo ku rindi bisobanura umwuka cyangwa umwotsi, kandi mwarimu akoresha iryo jambo inshuro 38 muri iki gitabo nk'ikigereranyo gisobanura uko ubuzima mbere ya byose ari ubw'akanya gato buhita nk'agaha umwotsi umara. Ariko icya kabiri, n'uburyo nanone ubuzima ari amayobera cyangwa budahuza n'inyurabwenge. Kimwe n'umwotsi usa n'ikintu gifatika, ariko iyo ugerageje ngo ugifate usanga ntacyo. Mu isi hari ibyiza n'ibibereye ijisho byinshi, ariko iyo uri kubinezererwa, ibyago biraza maze bigasa naho byose bitumutse nk'umuyaga. Cyangwa se twese twumva ko ubutabera bukenewe cyane, ariko buri gihe ibibi bigwira beza, nuko ubuzima bugahoramo ibitunguranye, budahamye, cyangwa nk'uko umwarimu abivuga, nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ubusa. Nuko ibyo bisa no gupfobya. None se kuki avuga ibyo byose? Intego nyamukuru y'umwanditsi irareba ku nzira zose zigerageza kubaka igisobanuro n'intego by'ubuzima bwacu hatarimo Imana, maze akareka mwarimu akazisenya zose. Umwanditsi atekereza ko tumara igihe kinini dushora imbaraga zacu n'ibyiyumvo byacu mu bintu mu by'ukuri bidafite umumaro urambye cyangwa agaciro, maze akareka umwarimu akatwigisha isomo rikomeye ry'impamo. Ibi ushobora kubibona neza cyane mu muvugo utangira n'usoza, yibanda ku gihe mbere ya byose, hanyuma no ku rupfu. Mwarimu avuga ko ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose ukora kandi ukagera ku bintu, kubera ko wibwira ko ari byo bituma ubuzima bwawe bugira agaciro, nyamara mu by'ukuri wagombye guhagarara maze ukita kuko igihe kigenda. Kubera ko ibibaho byose abantu bashyiraho umwete ku isi, mu by'ukuri nta na kimwe kigera gihinduka. Bidashidikanywa, duteza imbere ikoranabuhanga kandi tukubaka ibintu bigakomera cyangwa bigasenyuka, ariko uzamuka umusozi maze urebe niba hari icyo biwubwiye. Wabayeho kera cyane mbere y'uwo ari we wese muri twe, kandi uzakomeza ubeho na nyuma y'aho cyane. Icyo mvuga ni uko nta muntu n'umwe uzaba ukikwibuka cyangwa icyo ari cyo cyose wakoze mu myaka 100 nyuma y'ubu, nyamara uriya musozi uzaba ukiriho, n'inyanja izaba igisuma ku nkombe, ndetse n'izuba rizaba rikirasa kandi rikirenga. Nuko rero igihe kizagera aho kigusibe wowe nanjye n'ikintu cyose dukunda twitaho. Kandi niba ibyo bidaciye intege cyane, mwarimu nawe ntashobora kurekera aho kuvuga ku rupfu mu gitabo cyose, ariko cyane cyane muri uyu muvugo ujya gusoza. Avuga ko urupfu ari ikiringaniza byose gikomeye, kandi ko rutuma byinshi mu bikorwa byacu bya buri munsi biba nk'ibidafite umumaro. Rurya umunyabwenge n'umupfapfa, umukire n'umukene. Uwo waba uri we wese, ibyo wakoze byose, byiza cyangwa bibi, twese tuzapfa kandi nta kundi nta cyabisibye. Nuko hamwe n'ibi bitekerezo bibiri imbere ye, umwarimu akomerezaho yerekana ibikorwa byose n'ibyiringiro by'igihwayihwayi dushora mu buzima bwacu dushaka kugira umumaro n'ishingiro, nk'ubutunzi, umwuga, icyubahiro cyangwa ibinezeza. None se utekereza ko gukorana umwete ari cyo kizatuma ubuzima bugira agaciro? Tekereza ku mihangayiko n'imvu n'ibyo bikugiraho, umutima uhora uhagaze n'amajoro yo kubura ibitotsi. Kandi igihe uzaba umaze kugira ubutunzi runaka, uzaba ugeze mu zabukuru cyane utakibashije kubunezererwamo. Hanyuma igihe wumva ko ugomba kubiha undi, ugasanga birashoboka ko yaba ari n'umuntu utazaba nitaye no ku kintu na kimwe mu byo wakoze. Cyangwa se ahari ugatekereza ko ibinezeza ari byo bituma ubuzima bwawe bugira agaciro. Ngaho inezeza. Jya wibera mu biruhuko,
wibere mu birori byo mu mpera z'icyumweru. Uwa mbere buri gihe uzakurikiraho. Ubusa, ubusa, icyo ari cyo cyose ni ubusa gusa. None se mwarimu icyo ashyigikira ni iki? Ko duhinduka abahedonisite bararikira ibinezeza gusa? Cyangwa abantu b'abarelativisite bahora bavuga ngo biterwa? Oya, ibyo byaba ari ubusa busa nabyo. Mwarimu yemeranya n'ibitekerezo biboneka mu migani ko kubaho mu buryo buhuje n'ubwenge no kubaha Uwiteka bigira inyungu nyakuri. Muri rusange, ubuzima bushobora kukubera bwiza kurushaho. Ariko ikibazo ni uko no kubaho utunga ubwenge no kubaha Uwiteka nabyo ari ubusa, kuko nabyo nta gihamya cy'uko ubuzima buzaba bwiza. Abantu beza bapfa amaherere, naho ababi bakaramba bakanatunganirwa. Ibidasanzwe byo ni byinshi, bityo n'ubwenge nabwo ni ubusa. Nanone, si uko bidafite icyo bivuze, ariko ni amayobera. Ubwenge nibukora nk'uko ubitekereza ko bwagombye gukora buri gihe. None se hagati aho ni iki twakora muri ayo mayobera yose? Aha ngaha, mu buryo bunyuranye n'inyurabwenge, mwarimu yavumbuye urufunguzo rwo kwishimira ubuzima by'ukuri munsi y'izuba. Ni ukwakira amayobera. Ni ukwemera ko icyo cyose kiba mu buzima bwawe utagifiteho ububasha. Inshuro zirenga kuri 6 zitandukanye, mu bihe byo gushoberwa no kwivugisha kwe, mwarimu avuga ku mpano y'Imana, ariyo kwishimira ibyiza bisanzwe mu buzima, nk'ubucuti cyangwa umuryango, ifunguro ryiza cyangwa umunsi habaye umucyo. Ibyo bintu ntiwabigenga. Nta gihamya nakuka kuzabihorana. Ariko ibyo nyine nibwo bwiza bwabyo. Iyo ngeze aho mpitamo kwiringira Imana n'umutima wanjye wose, bimpa umudendezo wo kwishimira ubuzima bwanjye nk'uko mbayeho, aho kurarikira kubaho ubwo ntekereza. Kubera ko n'ibyo naba nibwira ko ubuzima bugomba kuba bumeze, nabyo amaherezo ni ubusa, ni amayobera, icyo ari cyo cyose munsi y'izuba ni amayobera gusa. Nuko amagambo ya mwarimu agana ku musozo. Aha nyine ku musozo, umwanditsi arongera akavuga, maze akerekana indunduro ya byose. Avuga ko amagambo ya mwarimu ari ingirakamaro kuri twe tugomba kuyumva. Ayagereranya n'inkoni y'umushumba isonga, umutwe usongoye, ishobora kukubabaza iramutse igucumise. Ariko avuga ko mwarimu agerageza kubacyamura kugira ngo mugende mu cyerekezo cyiza, muganisha ku bwenge bushimwa kurushaho. Umwanditsi noneho akatuburira ko mu by'ukuri ushobora kwitwaza amagambo y'umwarimu akakugeza kure cyane, kandi ko ushobora kumara ubuzima bwawe bwose uri mu bitabo ugerageza gusubiza ibibazo by'ubuzima. Aragira ati, ntuzagerageze, ntibizatuma ugerayo. Ahubwo umwanditsi atanga umwanzuro we bwite, kandi ni wuyu. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Umwanditsi atekereza ko ari byiza kureka umwarimu agakurikira ibyiringiro byawe bidafite ishingiro, kandi akwibutsa ko igihe n'urupfu bituma ibintu byinshi mu mibereho yawe utabigenga rwose. Ariko, igituma ubuzima bugira igisobanuro nyakuri, ni ibyiringiro by'uko umunsi umwe Imana izaca urubanza igakuraho amayobera yose, maze igashyiraho ubutabera nyakuri mu isi yacu. Kandi ibyo byiringiro nibyo byagombye gutuma ubuzima burangwa n'ukuri n'ubunyangamugayo imbere y'Imana, nubwo ngumana urujijo ku birebana n'amayobera y'ingenzi mu buzima. Kandi ubwo nibwo bwenge buri mu gitabo cy'umubwiriza.